reka mbasabe twongere, niba udafashe icupa mu ntoki twongere duhuze ibiganza dushimire Papa Sava mu mashyi menshi cyane. Ibi bintu gufata biriya bintu byose mu mutwe bisaba kuba ufite ubwonko buzima. Ni script yose ya filime iri mu mutwe we. Ayo mashyi mureke tuyongere twongere tumushimire. Wow. Abakomeje kuza turabashimiye cyane. Rumaga turakwakiriye. Rutindi Rumaga. Mbarumva abantu bakunda ikinyarwanda kakabona ko ari ikinyarwanda bijyanye na Rutindi Rumaga. Ama G The Black turakwakiriye muri show, wakoze kuza gusapotinga cinema. Amashyi menshi cyane kuri Ama G The Black, ni brand ambassador wa B1 Gin. Reka na Rumaga avuga ikinyarwanda cyangwa uvuga icyongereza. Roma ndi Kayitare, ndi Ruti batinyira ubutwara ndi Ruhindana nkubito, gira imbaraga y'ishyaka cyane cyangwa ntibangarukana, rudasumbwa mbaboneza iminega, abagobwa baranyegamiza ngo nzabarwanirire, ndi intare ku rugamba, ndi inkotanyi cyane, ndi umwana w'abagesera, nkaba umwishywa w'abene Gitori, niwongewe n'ingewe Kayitare. Muhere mu nka muhere mu ngabo, utangira Ruti ngende Ruti rukora hasi nzara igahonga inzara twagiranye inzigo, kera nkiri ntarumiko nimaganaga abagabo nkawe ku nzira, iyo yamanikaga ijuru ikamanuka irumanura yigize nka nahitaga nimanukira, twagendaga wa batatu imbere haba gasogokuru, ni dukokora tw'abakogoto Ruti rukaze nk'urw'ibigembe imfuruka ndibajya inama zuba, kanakwiye ko twari bangaye, inyuma ye hari ibikokora bitoki bitanaguhantanagiye uwo natabarishije mu ndorwa, nabwiye ko twari bangaye batatu, hakaba undi bitoki bitanga bititangiye itama, wakabaga biganza bigamo bagaje yari inama nzima, mubwire byinshi namaze twagiye mu imbuye ku rurembo ku marembo y'inyambo, nimanye imitebo y'abazatsinda batahira batatanye batanye, dukomeze mu amashyi menshi cyane kuri Junior Rumaga. Wow. Andi mashyi munyemerere muyantize, niba munayagurisha baze kume factile, amashyi menshi tuyahereze Misago Neri Wilson, the founder wa Zacu, founder wa Freefem, yabaye umuyobozi ukomeye cyane mu nyarwanda.com, yaradufashije. Ngiye nigeze kuba umunyamakuru ku nyarwanda.com, nakoreraga ikinyamakuru ntavugira hano kuko benshi bashobora kuba batakizi, rimwe ndyamye muri geti wanjye mbona nimero ya Wisa 30 irampamagaye ngo nitwa Neri Misago, ndifuza kuguha akazi. Numvaga ari inzozi zanjye mu buzima bwanjye zisohoye. Amashyi menshi cyane kuri Misago, warakoze cyane gushyigikira impano nyinshi cyane. Inyarwanda haciyeho Murungi Sabemuzi, haciyeyo Emi Kinege, haciyeyo Theo muzi ku Kwezi TV, haciyeho umugabo bitaga Seremani, haciye abantu benshi mukunda mwitangazamakuru. Murungi Sabe ndibuka ajya ku gihe nibwo ninjiye mu nyarwanda.com. Murumva ko Inyarwanda yakoze akazi gakomeye, ariko especially Neri. Amashyi menshi cyane kuri Neri. Reka nsabe Gracian ambabarira garuke hano gatoya, maze nsabe timu ya Papa Sava mutambuke mu masegonda atarenza 2. Papa Sava ugaruke hano gatoya. Nongere nshimire Canal Plus idufasha kugira ngo turebe Zacu TV, idufasha kugira ngo duteze imbere cinema, idufasha kugira ngo turebe match zose. Turabashimira cyane Canal Plus, turashimira Isibo TV, turashimira inyarwanda.com, turashimira igihe.com, turashimira ibitangazamakuru bitandukanye igihe.com. Mwese turabashimiye, mwarakoze cyane kuba hafi ya cinema. Papa, timu ya Papa Sava niba muri hafi, bampaye amasegonda 30 gusa yo kuba muri hano. Twihutishe untize microphone, mumbabare mu masegonda 20 mpereza umwe uri buhagararira abandi utari Papa Sava. Murakoze cyane, nk'uko babivuze ndi Margarita muri Papa Sava, Madamu wa Ndimbati.
ibirenze ibyo Imana iduhana umugisha. Ndashimira cyane timu yanjye ko yangiriye icyizere ikangira uyu ndi we nanjye ntazi, kuko ni ubwa mbere nibonye ndi uyu ndi we. Uyu mwanya rero Papa Sava, iyi mitwe yose uri kureba hano, imitima yayo irashima ku bwawe. Bangiriye icyizere barantuma, buri wese afashe ijambo hano yavuga byinshi, ariko bangize intumwa nziza, niyo mpamvu bantumye ndi umwe. Iyo mba ndi intumwa batizeye bari gutuma benshi. Uyu mwanya rero duhagaze hano tugira ngo tugushimire. Iyi mpano ni yawe twakugeneye. Byaba byiza cyane bamufashije agafungura akareba ikirimo, hanyuma nyuma y'ibyo byose tukagira ikindi dukurikizaho. Mu gihe bari gufungura iyi mitima yose uri kubona, Papa Sava, aka kazi ntabwo ari akawe, uri umutware nonaha. Turakubashye kandi turashima. Uko turi aha ngaha turagushimira ko ari wowe muntu. Iri jambo ni iryawe mubyeyi. Uru rugero rwiza rw'umuntu watemye igiti, abantu bakazana amashoka, ukabemerera bose amaziko yabo akaka. Abo bantu bose ubona hano amaziko yabo araka ku bwawe. Tugushimiye urugamba rwanye mu myaka 30, tugushimiye ubudasa washyizeho ugakora Papa Sava, igihangano cya Papa Sava. Bamwe muri aba bari kuba ari abajura, abandi bari kuba ari abicuruza ku mihanda, ariko amaziko yacu araka. Wow. Uri intwari yacu, ntabwo usanzwe. Ikimenyetso kiri aha ngaha ntabwo twabona icyo tugutura. Nkuko twabivuze, tugushimiye ubutwari wagize muri iyi myaka 30. Turakubashye, turagukeje, kandi tukumenyesha ko uturi imbere tukakuba inyuma. Wow, amashyi menshi cyane kuri timu ya Papa Sava. God bless you. Please give a round of applause. Amarangamutima yacu ni menshi, unyumve nkaho ndimo benshi. Twagira ngo tugushimire ubutwari, tugushimiye ubumwe, tugushimiye umuco w'ubudashyikirwa wubatse muri twe. Urugendo ruracyari rurerure, ariko turi imbere tukuri inyuma. Watubereye ikibaho twigiraho. Twagiye tumenya insigamigani nyinshi icyo zisobanura. Twamenye ko nta wigira. Twamenye ko mbere na mbere uzagerageza utsindwe aho gutsindwa utagerageje. Twamenye ko umwe rw'intore hari icyo bukora. Umutima yacu irashima. Amashyi menshi cyane. Turagushimiye rero mubyeyi mwiza, komeza wishyuke kandi wande, ntabwo tuzagutenguha. Abo bose uri kubona aha ngaha twizeye Amashyi menshi cyane. nubwo hagira unamba ariko ntawe uzabora amamara. Urakoze. Ndumva filime tugiye kuyisubika twivugira amagambo, muhite munataha. Icyo ngiye kuvuga ni kirekire, urabyihanganira kuko nabatumiye, ariko murakoze mwese. Imana ibahe umugisha. Amashyi menshi cyane. Papa Sava ndetse na timu ye. Imana ibahe umugisha. Munyemerere mwongere mubashimire basubira mu byimbo byabo. Barakoze cyane. Nubwo bashimiye Papa Sava, ariko nabo iyo bataba abakinnyi beza, ntibabe bafite discipline, rwose ntabwo byari gushoboka. Mwarakoze namwe kwizera Papa Sava mu mushinga yabazanyemo, bikabyara ikintu gikomeye cyane. Babakomera amashyi menshi muri abantu beza.
aha mukanya tugiye kureba filime yitwa Water Day, ariko mbere y'uko tureba filime munyemerere Papa Sava mumubona mu bikorwa byinshi cyane, ni brand ambassador wa Canal Plus, ndetse kubw'amahirwe menshi iyi filime ishobora kuzerekanwa kuri Zacu TV iri kuri Canal Plus. Munyemerere mpamagare uhagarariye umuyobozi mukuru wa Canal Plus mu Rwanda, Blaise Butoya, aze atugezeho ubutumwa umuyobozi Sophie yatugeneye kuri uyu mugoroba. Murakoze cyane. Mwiriwe neza, murasa neza abashyitsi, abakinnyi ba filime, Papa Sava, timu ya Papa Sava. Mpagaze hano nk'umuntu uhagarariye umuyobozi mukuru wa Canal Plus Rwanda, Sophie Chacho, atabashije kugera hano uyu munsi, ariko yampaye ubutumwa bugira buti umbwirire Papa Sava ko ari umuntu w'umugabo. Canal Plus iza mu Rwanda muri 2020, yatangiye muri 2012 biciye ku mufatanyabikorwa witwa Telediz, hanyuma iza gufata icyemezo cyo kuza mu Rwanda muri 2020 nka kampani. Ihageze urumva Canal Plus nk'uko MC yabivuze yerekana imipira, amafilime yo hanze, ariko baravuga bati nimba turi mu Rwanda tukaba dufite abahanzi cyangwa abantu bafite talent za filime, kuki twakwerekana ibyo mu mahanga turi mu Rwanda kandi dufite abakinnyi beza, reba ukuntu namwe mungana. Hanyuma ni industry ya filime ahantu igeze, baravuga bati reka dukorane na Zacu TV. Hanyuma ndibaza yuko nari ntarageramo, hanyuma begera Mr. Wilson, hanyuma ndetse hejuru y'ibyo ngibyo iyo shene tumakinga sure yuko igiye mu mashene ya mbere uhereye kuri RTV iri kuri rimwe, ntago yigeze irenga hejuru y'10 iri hasi. Ya mashene twari tuvanye hanze abagiye hirya cyane. So rero ntago twari kwirengagiza filime nyarwanda zakorewe abanyarwanda, zigomba kuregwa n'abanyarwanda bitari ku buntu, kuko nta buke nimwe ya Canal Plus ntushobora kureba Canal Plus utishyuye. Iyo wishyuye bivuze yuko Zacu TV cyangwa abakinnyi ba filime ari kintu bagomba kugira gute, bagomba kuvanamo. Ntago wamara imyaka ingahe ukora kuri talent yawe, impano yawe, ngo nirangiza ipfubusa nk'uko byahoze kera. Ubu ngubu ntago ariko bikimeze. So ni mu rwego rero Canal Plus yabijemo ihitamo gukorana na Zacu TV kugira ngo iteze imbere abahanzi nyarwanda cyane cyane aba filime. Ejo bundi twagiye no mu rwego rwa comedy, sinzi nimwe mwamenye ko Gens Comedy iba kuwa kane, nyuma yaho gatoya igahita ica kuri Canal Plus kugira ngo abantu batabashije kujya muri Camp Kigali, bari mu ntara, bari busy, ntibibabuza kureba Gens Comedy kuri Canal Plus nubwo bataba baje muri Camp Kigali. Byose no kugira guteza imbere impano nyarwanda kugira ngo itazasigara inyuma kandi impano zihari cyane. So rero turabashimiye cyane, mukomereza aho ngaho nka Canal Plus tubari inyuma. Igitekerezo cyose intambwe yose muzajya mutera imwe indi ya Canal Plus iri inyuma yayo kugira ngo impano zikomeze zamuke. Murakoze cyane. Amashyi menshi cyane kuri Blaise, arakoze cyane. Nari ngiye kukubwira ubutumwa uri buduhere Sophie, kandi avuga igifaransa, kandi nkitekereza neza iyo nta bantu bari kuvuga uze kumubwira ngo merci. Arakoze cyane, mukomere amashyi menshi cyane Canal Plus. Nanjye ndi influencer wa Canal Plus, abantu bahora bambaza ngo kuki uhora upostinga Canal Plus, inyereka ibintu byiza kandi bakanyishyura neza n'abambere. Hari slogan tugira muri Canal Plus ivuga ngo we are the best kuri football, mu minsi iri imbere tuvuga ngo we are the best kuri sinema nyarwanda. Amashyi menshi cyane kuri Canal Plus, mwakoze cyane, mwarakoze kwizera film industry, mwarakoze kwizera Papa Sava by'umwihariko no kwizera aba artiste b'abanyarwanda muri rusange. So tugiye kureba filime Wade. Nabonye umukobwa mwiza w'inshuti ya Rumaga witwa Bahali, Miss Bahali, ni umu artiste ukomeye cyane. Munyemerere mukomere amashyi menshi cyane Bahali, ni umu artiste. Ayo mashyi aturika nk'ibigori biteze, ntabwo ari aya Miss. Yarakoze cyane. Hari igisigo bakoranye na Rumaga kijya kincumuza, ako cyancumuzaga nkiri umusore.
aho nabereye umugabo ntabwo kikincumuza rero barakoze cyane. So nagira ngo nsabe kuri tekinike, nsabe n'abantu bose bari kumuvinga, tube hamwe duhuze umutima turebe filime Papa Sava yaduteguriye yayise Water. Mfite amakuru makeya, ni filime irimo ibintu bishimishije, munyemerere tuyirebe, turaza kugana ku musozo twumva ijambo rya Papa Sava by'umwihariko nk'umuntu wadutumiye uyu munsi tugana ku musozo. Mwakoze, munyemerere tekinike turebe Water.